Rwego Yves niyo mazina yanjye, mfite imyaka 25. Navukiye mu karere ka Gicumbi, ubwo ni mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Rwamiko, akagari ka Cyeru, umudugudu wa Gabiro. Aba mvuka mu bana 5, nkaba ari ngiye Bucura, abandi bose ndabubaha cyane. Igitekerezo cyo kuza muri Mr Rwanda ni ibintu byahomozemo guhera kera cyane. Nahoze nifuza ahantu hagaragariza ibitekerezo byanjye, kuko papa twajyaga tuganira, amaze se kuki wanyise Rwego. Ntabwo ati Rwego ni turabizi, Urwego ni igikoresho bakoresha burira bajyana hejuru. Rero yarambwiye ngo nifuza nakwise ibyo zina, nifuza ko bazaba inzira abandi bantu bazanyuraho bava ku rwego rumwe bagira ahandi hantu bagera, yaba mu iterambere, yaba igihugu cyishobora kugukoresha kugira ngo kiva ahantu kiri kigira ahandi kigera. Mfite umubyeyi umwe w'umumama, papa namubuze mu mwaka wa 2014. Twajyaga dukunda kuganira cyane. Hari ikintu yambwiye n'uyu munsi ngenderaho, indangagaciro ngenderaho y'ubudahemuka. Kudahemukira umuntu wagutumye, kudahemukira ababyeyi, kudahemukira sosiyete ubamo, kudahemukira igihugu. Iyo niyo ndangagaciro inyobora mu bintu byose nkora bya buri munsi. Nicyo kintu mpora mwibukiraho. Mu mashuri nize primaire nayize ku bigo 2, secondaire nayiga ku bigo 2, hamwe n'ibyumba. Handi nagiye kwiga Cyangugu ahantu bita Igihundwe. O level nayize ahantu bita Ikansi, College Saint Joseph Kansi. A level nayize Rwamagana, Groupe Scolaire Saint Aloys Rwamagana. Nize imibare, ubutabire n'ibinyabuzima. Muri kaminuza ubu ngubu niga ikoranabuhanga IT. Ikintu ngewe Rwego Yves nzanye mu irushanwa rya Mr Rwanda, nakuze mfite ibitekerezo byinshi cyane, numva ko hari ikintu ngomba gufasha igihugu. Nk'umushinga wanjye nkuvuzeho gatoya, nawise ubukungu bushingiye ku mpano. Tubona mu rubyiruko, mu banyarwanda benshi dufite ikibazo cy'ubushomeri kiri ku rwego rwo hejuru. Rero nahisemo gufata no mushinga nise ubukungu bushingiye ku mpano nk'inzira nziza nanyuzamo kugira ngo abanyagihugu bose babone amahirwe yo kugera ku kazi, bakoresha izo mpano bafite nk'igishoro, biremera akazi kuri bo, baremera akazi abandi bantu, ndetse n'igihugu kibone iyo misoro iturutse mu mafaranga binjiza. Rero hariho uburyo bwinshi nzafatanya n'inzego zitandukanye, Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Aho hose umushinga wanjye nicyo kintu ahanini cyatumye nza muri ino rushanwa rya Mr Rwanda. Ni byinshi cyane iri rushanwa rikomeje kumfasha. Harimo kwigirira icyizere, kuko kugira kuri uru rwego ngo ndi guhatana mu basore 77 mu gihugu, ni irushanwa rikomeye ku rwego rw'igihugu cyose. Ngo ndi mu basore 77 batoranijwe mu rugendo rwose Mr Rwanda yagiye ikora. Rero ingaruka zo ni nziza, harimo gutekereza cyane, nkabona ko burya ibyo nkora ntabwo ari njye byikorera, ahubwo ndi kubikorera igihugu cyose. Ndi gukorera abantu baba za Cyangugu, Nyabwishongwezi, i Rubavu, ni igihugu cyose. Ntabwo ngomba kuba nyamwigendaho, ngomba gutekereza ibintu byagutse byafasha igihugu cyose. Imyiteguro ndayikomeje, ntabwo nteze guhagarara, kuko ikintu cya mbere ni ukwita ku mushinga wanjye neza, aho nononsora nkareba se abandi bagerageje kuwukora bakoze gute, nizihe mbogamizi bahuye nazo, se ni iki nakora kugira ngo uwanjye uzasucceeding, uzagere ku ntego nahisemo. Nibyo ngibyo. Ikindi ni ugukora ku mivugire yanjye muri public, kuvugira imbere y'abajaji, kwirinda ubwoba, kuko birashoboka ko wagira ubwoba ahantu nk'ari, ariko ndi kugerageza kubikoraho ku buryo ubwoba bwazashira nisiza abantu bankunda. Abantu bankurikiye ku mbuga za Mr Rwanda no kuri no televiziyo, no kudushyigikira, dukeneye ko mudutera ingabo mu bitugu,
mwumve ibitekerezo byacu, mwumve icyerekezo dufite ahantu twifuza kugeza u Rwanda, kuko izi ni imbaraga z'igihugu. Ntabwo nkuko nari nabivuze, ntabwo turi gukora ibintu ku bwacu, ahubwo turi kubikora ku bw'igihugu cyose. Dushaka ko igihugu cyageraho kiva kikageraho kigera. Yaba tube hafi, badusengere, batwifurize ibyiza, kandi naho babona turi gutana bagerageza kutugarura mu nzira nziza bizatugeza